mani kuro ibaze no kuri tugiye kubona tukabona hano haciye Miss Rwanda ako none ugategeze nk'abana gute se ubu Miss Rwanda koko urabona Miss Rwanda akumarira iki Mose cyabo urakuvuga ko hari abatayenda nk'amafaranga ayiki se uturikanga tuke kuyandura uri gushaka amafaranga se amafaranga yakeneye Mose Miss Rwanda ari wamubona namubonye kuri televiziyo ni kuri televiziyo nyine ariko namubonye wamubonye namubonye akora iki ari gutanga interview umva no kuri wowe mubonye amaso ku maso bawe ubu ngo nta nubwo wazongera no kurya yahita guhaza ubwo mbwira ati hari ikintu wowe tugereyo ikintu cy'igikiza cyo kunywa kiruta Miss Rwanda se amvira no kuri kandi yarakunaniye iyo mirire ni ya mbere rega amva ako Daniel ntarebe nyine wowe ujye ugenda wirire ngiye mubonye ntabwo nubwo nazongera no kurya ndangiye ati aho uri fake rero gute se aho uri fake ubwo Miss Rwanda nta bya fake No. bro kugwa wabaye iki kiriya kigaye cy'iwanyu nicyo cyagusindishije reka ngwa yerega njye mba nabipanze mani kwari kugira ngo niyicarire neza nk'uko ubwo ntabwo ubabaye reka mbabara gusa waba warikubise mu misumari ibyatsi nk'ibi bikaba bijyo bikubabaza rubanda mwihagararaho ubu wasanga imitsi y'ikibuno icitse none ukaba uri kwihagararaho ngo ntacyo ubaye ese n'ubundi ko wamwemera n'imitsi yacika bajya kumuvuza wanjye gira abo bambyaye batanshaka cyane ko n'umwana ufite ababyeyi agomba kurerwa mu buryo bwose ashaka ugira gutuka no gutuka se wanjye It was at this moment. umwana wese w'umunyarwanda afite nkubwiye ngo nta burenganzira ahubwo mana ibyo mubyiyorere kuko hano uko turi hano nta mwana n'umwe udafite iwabo bamwemera bya reka yego twese baradukunda ariko nanone nta muntu ukundwa kurusha nkanjye nk'ubu ngubu usura ko nagiye ku muhanda bajya kubona mera arampamagaye ibyo bikorwa byawe mwana ni wese rero twumve kanze mbikore David wanyegera umeze nk'umunyarwanda wambiye mu isoko nasoro ukava muri kuri ibyo by'umwana kandi uzi ko ari byo twari dusigara No. David nawe nanjye siki